dushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nyiri kwambazwa nyiri gusingizwa ushobora byose mu bihe byose kandi imitima yacu yiringira igihe cyose. Nyagasani Imana abandi bagaragu batari twe ni benshi ariko twe nta yindi Imana dufite mu buzima bwacu wowe uramutse udutabaye ngo tugire ubuntu mu by'ukuri nta wundi twakwirukankira nta nundi twabwira ibibazo byacu yewe kuremererwa twaba dufite mu mutima wacu nta wundi wakudutura uretse wowe Nyagasani Imana. Komeza turebeshe ijisho ry'impuhwe mu buzima bwacu bwa buri munsi kandi ukomeze ubane natwe igihe cyose. Nyagasani Imana turagusaba tunagutakambira yuko ejo hazaza hari mu biganza byawe haduteye impungenge haduteye ubwoba yuko waduhumuriza ukaduhereza ibirushaho kudufasha kumva ko turi kumwe nawe ntacyo twaba kandi tutagufite ubuzima bwacu bwasigara mu kangaratete. Nyagasani Imana buhora imitima yacu buhora ubuzima bwacu buhora ubugingo bwacu uduhe kukwiringira nyabyo kugeza ubwo mu mutima wacu nta cyasigaramo kikubangikanya icyo ari cyo cyose. Nyagasani Imana horiza icyizere cyuzuye imbere yawe mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ari wowe ushobora byose mu bihe byose. Allahumma amin. Amahoro n'imico bisakare ku wasozeje umwana n'abahanuzi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuzo ry'imitima yacu watwerekereye kuri buri gato na buri kinini mu byadufasha kubaho neza mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse anatuburira anatwerekera ingaruka z'ibyaha atwereka byaba ari ibyaha twe tubona ko ari bito bito mu maso yacu n'imboni yacu ariko bishobora kuba byagira uburemere imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Atubera umujyanama mwiza tugira inama aratwerekera kandi atuba hafi uzaramuka ashimangiye ibyo ngibyo tumaze kuvuga haruguru akazagira umunezero udakuka kandi w'igihe kirekire. Bagaragu ba Allah dukomeje uruhererekane rw'amasomo yacu tumazemo igihe kitari gitoya aho twagiye twiga amasomo atandukanye mu buryo butandukanye. No muri ayo masomo twagiye twiga twahereye ku mibanire y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'abantu be muri rusange tuza kuza kwitsa tunamara igihe kitari gitoya ku ntangiriro y'imibanire ariyo mibanire y'umugabo n'umugore. Tuza kureba uko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabaniye abagore be duhera ku mugore wa mbere tugera ku mugore wa nyuma turebera hamwe imibanire rusange y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Dusanga ko ubuzima bw'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam bwari ubuzima bw'uburyohe nk'uko yabiduhamirije mu mvugo yayo ivuga iti ad-dunya mata'. Iyi si ni uburyohe, isi iraryoshye. Wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah. Ariko uburyohe bwayo bwiza busumba ubundi bwose no kuba wagiramo umugore mwiza. Twabonye rero mu bagore be ababashiye kuba bakora kuri barwanya urugamba rw'umunezero urugamba rw'ibyishimo. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nk'umuyobozi wari uyoboye urugamba arwitwarikamo neza kuba yarafatanyije nabo basigara ari icyitegererezo ikaramu y'abantu sidashobora kuba yakwibagirwa mu kwandika. Inatanga urugero si ntakuka ku bigendanye no kogoga amateka yabo. Uwo ari wese wagerageza kwigana ashobora kuba yakwigana n'uwashaka gufata icyitegererezo mu buzima bwe agafata ubuzima bw'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Twanabonye yuko rero hari abantu ntihabura uruntu tuza gusanga yuko muri aya mateka yimbitse muri aya mateka ashashe ku buryo uwo wese ashobora kuba yabasha kuyareba kuva ku ntangiriro kugera ku herezo ry'ayo mateka. Twaje gusanga yuko atigeze aburamo n'ibigeragezo kuko Imana yaciye iteka kuri iyi si yuko icyaremwe cyose kigomba kugeragezwa. Ni nka gutyo rero intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam nayo nk'icyitegererezo cyacu nabaye n'icyitegererezo mu bibazo n'ibigeragezo yahuye nabyo. Twarabibonye twogoga amateka yabyo tubona ko yahuye n'ibyagahungabanyije urugo rwayo ariko uburyo yabyitwaritsemo yo amasomo yacu. Ese nk'umugabo ni gute ufata icyemezo mu rugo rwawe iyo habaye ikibazo runaka ubyitwarikamo ute? Uramutse ukanzwe n'ikintu runaka byagenda bite? Ese ukeka ikintu runaka byo bigenda bite? Izo ngero twarazibonye kandi zihagije ku wari ushaka kumva icyo gihe yarumvishije n'ushaka kubona nanone kandi yaba yarabonye ingero zihagije zamufasha kuva mu rungabangabo ashobora kuba yashyirwamo n'iminsi cyangwa se n'ibihe. Uyu munsi bagaragu ba Allah dukomeje igitabo cyacu ariko aho tugiye kurebera hamwe tugiye kwimuka
tugiye kwimuka tuva ku gika cya mbere ku gika cya kabiri mu gice cya mbere ta'amulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ma abnaihi wa banatihi tugiye kurebera hamwe ikindi gice gishya nsaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko iki gice nacyo cyatubera imbonera mu buzima bwacu bwa buri munsi kubera ko tugiye kugisangamo amwe mu masomo tutigeze duvuna mbere ndetse turanagisangamo yuko Rasul wallahi tutamuzi nshingiye kuri aya masomo kuko iyo twiga aya masomo iyo twiga imibanire y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam niyo shusho yonyine ishobora kukwereka yuko burya bwose twigamba ko tuzi Rasul ariko wallahi hari byinshi tutamuziho dushobora kuba tumuzi ku mazina dushobora kuba tumuzi ku miterere dushobora kuba tumuzi kuva ku ntangiriro y'ubuzima bwe kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwe ariko tukaba tutazi imibanire ye tukaba tutazi imikoranire ye yari muntu ki mu bandi yari afite ikihe gisobanuro muri ummatu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ntabwo rero twigana kwita amazina gusa ngo abana bacu bose tubite Muhammad ahubwo kwigana kwiza no kwigana imico ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kugira ngo imico ye isakare mu ngo zacu isakare mu buzima bwacu isakare mu baturanyi isakare mu mibanire isakare mu mikoranire ku buryo tuyogoga kugeza nubwo tugira ku banzi bacu n'abakunzi bacu tukareba uburyo tugomba kubitwararikaho n'uburyo tugomba kuba twababanira nk'uko intumwa y'Imana sallallahu wa sallamuhu alayhi byajyaga bibaho كان النبي صلى الله عليه وسلم أبر الناس بأهله إنما إيمان صلى الله عليه وسلم يروم نميز كبان به وأشدهم صلة بذويه كان كي تتاني كبان به وتجلى ذلك في تعامله صلى الله عليه وسلم أولاده إبقرقر كبقي غانزي ممبان إنهم إيمان صلى الله عليه وسلم نابان مرسانج وما يبذله لهم من الرعاية وحسن الإعالة بيتي وننون نبجو نبرجا بريرغا uburere yabahaga cyangwa batozaga uburyo yahoraga abitaho buri kanya igihe cyose ugasanga yahuye nabo haruko abitwararikaho mu rwego rwo kubarera kubatoza kubaheza umuco n'ikinyabupfura mu buryo bukwiye ibyo byose bigaragaza imibanire y'intumwa y'Imana sallallahu wa sallamuhu alayhi n'abana be ndetse n'abakobwa be وقد رزق صلى الله عليه وسلم عدد من البنين والبنات مميز بينهم إيمان صلى الله عليه وسلم يهاوي نوكو يشوبوجwe kuba yabyara abana b'abahungu ndetse n'abana b'abakobwa فمن البنين ثلاثة abana b'abahungu nkuko tubizi bari abana batatu intumwa y'Imana صلى الله عليه وسلم yabyaye aribo Qasim wa bihi yukanna yitwaga Papa Qasim kuvuga ngo izina ry'ububyeyi yitwaga Papa Qasim rero mu bahungu be uwa mbere yitwaga Qasim undi akitwa Abdullah abucura bwe akitwa Ibrahim wa amma at-tayyib wat-tahir hari naho uzajya wumva bakubabwira ngo yari afite abandi bana uwitwaga Tayyib n'uwitwaga Tahir ariko mu by'ukuri aya mazina ni laqabani li Abdillah na mazina y'utubyiniriro twiswe nde Abdullah uri umuhungu wa kabiri nyuma ya Qasim ubundi yitwaga Abdullah cyangwa bakamwita Tayyib cyangwa bakamwita Tahir ayo mazina uko ari atatu namwe mu mazina yande ya Abdullah umuhungu w'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa haula'i albanun waftahum almaniyata wa hum fi sinni at-tufula ariko by'ibyago abana batoya b'abahungu bose abaje kwitaba Imana bakiri bato cyane bitabye Imana ari abana batoya cyane ku buryo kuvuga amateka yabo byagorana ku mibanire y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nubwo bwose tutabura icyo twavuga ku mateka yabo n'imibanire y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'aba bana imfura ye rero yitwaga Qasim mata bi Makkah uyu muhungu yapfiriye Maka wa huwa ibn sanatayn wa ashhurin yapfuye afite imyaka 2 n'igice yani 2 n'amezi make wabihi kana yukanna ni naryo zina ry'ububyeyi yajyaga yitirwa yitwaga Papa Qasim wa ummuhu Khadijatu bintu Khuwaylid nyina umubyara yitwaga Khadijatu bintu Khuwaylid umwana wa kabiri w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yitwaga Abdullah uyu Abdullah wulida ba'da an-nubuwwa yavutse nyuma y'uko intumwa y'Imana yahawe ubutumwa nyuma y'uko intumwa y'Imana yahawe ubutumwa ومات بمكة نوي ياجي gutabarukira Maka في Maka وهو من خديجة نوي كان akaba umwana wande wa Khadija umwana wa gatatu ni Ibrahim uyu Ibrahim fa ummuhu Mariyatu al-Qibtiyya
nkuko twabibonye nyina umubyara yitwaga Mariyatu al-Qibtiyya akaba ari nawe mwana wenyine intumwa y'Imana yabyaye ku bandi bagore batarinde Khadija bint Khuwaylid. ولد بالمدينة في ذي الحجة يفوت muri Madina yavukiye Madina mu kwezi kwa Dhul Hijja mu mwaka wa 8 aza gupfa afite yapfuye mu mwaka wa 10 urumva yavutse mu mwaka wa 8 apfa mu mwaka wa 10 apfa afite amezi 17 indi mvuga ikavuga ko yapfuye afite amezi 18 ubwo baza amezi 18 urumva ko ari umwaka hafi n'amezi angahe ubwo no mwaka ari igice urumva ko yapfuye nawe ari mutoya igihe cye kijya kungana uretse ko kiri munsi gato igihe cyande cya Qasim. naho mu bana b'abakobwa intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yahawe umugisha wo kubyara abana b'abakobwa. farazaqahu Allahu 4 banatin intumwa y'Imana yahawe cyangwa se intumwa y'Imana yabyaye abana 4 b'abakobwa aribo Zainab, Ruqayya, الكلثوم لسنا فاطمة رضي الله عنهن. وهؤلاء البنات أبو بكوب بوسي من واحد بوسي بابزا ونمبزي يمني أري وين خديجة تكوني يوكو أبانا بينهم إيمان بوس كوبا كباي برينغوي بابزا وناندي نا خديجة ولتندي إبراهيم ولو ربزا وناندي نا مارية القبطية. نعم. أما زينب umukobwa w'imfura y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yitwaga Zainab farazaqahu Allahu 4 banatin la فهي أول من ولد من البنات niwe mfura mu bakobwa b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam akabara kuze rero intumwa y'Imana iza kugira umugisha wo imushingira Abul As ibn Rabi'a Ngayimana yamushingiye Abul As ibn Rabi'a hari na qissa iryoshye insha Allah ta'ala tuzareba mu bihe biri imbere ku bushobozi bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ari naho babwira abagaragu ba Allah twiza amateka y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nta nubwo dukeneye filime mu buzima bwacu ariko kubera ko tutazi Rasul nta nubwo twe twumva uburyohe bwa Rasul sallallahu alayhi wasallam turamuvuga bigasigara ku matwi gusa ariko nagira ngo mbabwire ngo Rasul sallallahu alayhi wasallam kumwiga Rasul sallallahu alayhi wasallam kumwigana Rasul sallallahu alayhi wasallam kumumenya byimbitse bituzisha umutima bikaruhura ubwonko bikaryohera amaso ururimi rugatwarwa no kumusingiza ndetse no kumuvuga ibigwi sallallahu alayhi wasallam. naho umukobwa wa kabiri we yitwaga Ruqayya فهي البنت الثانية من بنات النبي صلى الله عليه وسلم نوي مكوبغا وكبيري مبكوبغا بينهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم نوي ياجي كجير مجيشة نوي إيمان ياجي كجير مجيشة إذا كمشينجر uyu mukobwa Ruqayya akaba yarashingiwe abagabo babiri yashingiwe umugabo wa mbere baza gutandukana ku bw'impamvu tugiye kureba nyuma yaho haza gushingirwa umugabo wa kabiri ari we Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. وقد كان تزوج بها قبل الإسلام بريكو بإسلام بوزا إنما إيمان يرى مشينجي عتبة يرى مشينجي عتبة ابن أبي لهب يمشينجي عتبة umuhungu wande wa Abi Lahab ahanga hane mbere y'iki mbere w'Islam ntumwa y'Imana urumva ko yari ifitanye umubano nande na Abi Lahab ni ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam wallahi ntago yigeze yangwa uretse igihe yari itangiye kugaragaza ukuri iki kugaragariza yuko abantu kamere yabo n'ukwanga ukuri iyo uri mu kinyoma ubona inshuti iyo utari wasobanukirwa ubona inshuti ariko iyo umaze kugera mu gihe cy'igihagararo n'ukuri wa Islam urarwanwa abisi ntumwa y'Imana sadiqul amin umunyakuri w'umwizerwa ni nabo baje kongera barahindukira nyuma y'igihe kitari gitoya bamwita kadhab bamwita umubeshyi bamwita umurozi bamwita umupfumu nandi mazina agayitse asebetse bisi ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kubwo kubabwira ngo mureke gusenga ibigirwamana musenge Allah subhanahu wa ta'ala. uyu Abi Lahab rero yari ba mwana w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam maze umuhungu we Utba akaba umukwe w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah maze kumanura isura kubera urwango rwa Abi Lahab Allah maze kumanura isura suratul Masad
igaragaza yuko urwango ruzarindimura Abi Lahab n'umuryango we, rukarindimura Abi Lahab n'umugore we kubwo kuba barajyaga ntibarebye icyubahiro cya ba mwana wabo, ntibarebye icyubahiro cyo kuvuga ngo hari isano dufitanye, ntibahaye agaciro umukazana wabo, ahubwo barwanyije intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam batitaye ku cyari cyo cyose, kubwo kuba intumwa y'Imana iri kubahamagarira gusenga Imana imwe rukumbi, barayirwanya mpaka Allah subhanahu wa ta'ala amanura aya ivuga ati tabbat yada Abi Lahab wa tab, ngo kuboko kwa Abi Lahab kwaroramye ndetse nawe ubwe yaroramye. Iyi aya yamanutse bagaragwa Allah nyuma yuko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikubuni rusanyije abantu ba Makka, yanyize kababwira ati ya ahla Makka, yemwe bantu ba Makka, ese mbabwiye yuko inyuma y'uyu musozi hari igitero kije kubarwanya, mwabyemera? Baramusubiza bati anta saddiq, mu byukuri wari umunyakuri kandi naso yari umunyakuri, ntago dushobora kuba twaguhakanya ibyo waba utubwiye byaba ari ukuri. Ate se ndamutse mbabwiye ko ndi intumwa y'Imana byo mwabyemera? Billahi besambye ati tabbalaka ya Muhammad ali hadha jama'tana, urakorama yewe Muhammad, ibi nibyo wabashije kuduhamagarira kugira ngo dukusanye, nibyo ngibyo washaka kutubwira kuri intumwa y'Imana? Allahu akbar. Mbabwiye ko inyuma y'uyu musozi hari abaje kubarwanya mwabatayari, ariko mbabwiye ko ndi intumwa y'Imana, ati wowe urakorama, ibi nibyo wadukusanyishirize, ibi niyo mpamvu yacu yo kugira ngo duteranyirize aha ngaha Muhammad. Allah tamanura avuga ati tabbat yada Abi Lahab wa tab, uko kuboko Abi Lahab yakoresheje akubwira yuko uko woramye niwe woramye, siwe gusa, ahubwo Allah atugaragariza yuko n'umutungo we ntacyo uzamumarira, wa mura'atuhu hammalat al-hatab, ndetse n'umugore wari uzikorera umuzigo umutwaro w'inkwi wo kujya gutwika umugabo we, ndetse nawe akamusangamo. Uyu mugore we yazizaga iki? Ni Ummu Jamila. Muzi neza ko twamuganiyeho mu bihe byatambutse. Uyu witwaga umugore wa Abi Lahab yitwaga Ummu Jamila, akaba ari umwe mu bantu babangamiye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Aba ni ba mwana wa Islam babangamiye intumwa y'Imana sallallahu wa salamuhu alaihi, aho intumwa y'Imana yashingiye. No mu Kinyarwanda bavuga ngo aho ushije igisabo ntuhateri, ntago watera ibuye. Ariko barengereye bagaragwa Allah, birengagiza nasab, birengagiza sahara, birengagiza icyo cyo cyose, birengagije ubuturanyi, birengagiza umuryango, birengagiza isano, birengagiza icyubahiro, birengagiza buri kimwe cyose, baraza bajora intumwa y'Imana sallallahu wa salamuhu alayhi, kugeza ubwo Allah manuye aya ahumuriza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Bidatinze rero Abi Lahab amaze kubona ko Muhammad hamanutse aya noneho yo kumutuka, we yabonaga ko ari kumutuka no kumusebya, yahise agenda abwira abahungu be, abwira Utba ibn Abi Lahab, arambwira ati ya Utba, ndisuku byara, kuva uyu munsi irukana umugore wawe mukazana wanjye, ntago ngishaka kubona umukobwa wa Muhammad nyuma yuko hamanutse aya amagambo arimo aragenda arasoma avuga agira gute, mwirukane. Ako kanya Utba bagaragwa Allah nta kindi yakoze, yahise yirukana umukobwa w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama Ruqayya. Ahanga bagaragwa Allah, niwitegereza uyu Ruqayya azize iki wa Islam? Mu bundi buryo azize nge nawe. Ruqayya azize nge nawe. Intumwa y'Imana yemeye, subhanallah, intumwa y'Imana yemeye yuko abakobwa bayo basendwa bakirukanwa kugira ngo iri dini ryogogere mpaka rikugezeho. Niyaza kuba rugambiriye icyubahiro, niyaza kuba rugambiriye kuvuga ngo uyu ni umuryango wiyubashye reka nkomeze mbane nawo nk'uko twese tubaho muri uyu munsi, wallahi billahi iri dini ntabwo ryari kutugeraho. Ariko iri dini yahitaji ila tadhiya, iri dini rirasaba kwitanga, iri dini rirasaba ngo wallahi wiyime buri kimwe. N'ubu Muislamu umuryango uzagucikaho, n'ubu Muislamu nyakuri abantu bazakwanga, inshuti uzazibura, umutungo uzawubura. Bagaragwa Allah, uru rugamba rwo guhagarara ku dini no gushikama ku dini ruzagukura ku bantu, rugukure ku bintu, usigara n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dufite ingero za benshi bagiye bahagarara ku kuri k'Ubuislamu bakabizirabo, batabizira abantu babo bakabacikaho, batacikwaho n'abantu babo, imitungo yabo n'akazi bakoraga kagasubira inyuma. Sikomeza hari na buri wese afite khalfiya, buri wese afite aho yasubiza amaso inyuma agatunga urutoki ati kanaka byamubayeho niba bitarambaye. At-tadhiya, iri dini bagaragwa Allah nta nubwo uzigera ushikamamo mukuri ko kurishikamamo utari waba igitambo cyangwa utaratanga igitambo. Igitambo mvuga bagaragwa Allah gishobora kuba icyubahiro cyawe,
igitambo mvuga abagaragu ba Allah gishobora kuba umuryango, igitambo mvuga abagaragu ba Allah gishobora kuba icyubahiro cyawe, igitambo mvuga abagaragu ba Allah gishobora kuba umutungo wawe, igitambo mvuga abagaragu ba Allah gishobora gutwara ubuzima bwawe. Abasahaba ni ingero nziza kuri twebwe, babaye bitambo byacu kugira ngo iri dini rikomeze ryogogwe rigere ku isi yose. Bagaragu ba Allah, Rasul sallallahu alayhi wasallam yemeye yuko umukobwa washobora gusendwa akirukanwa kugira ngo iri dini uyu munsi wa none ahangaha 2022 mbe nkirishikamyeho, nyamara ibyo byabaye imyaka 1400 n'imisago irarengarenga icyo kintu kibaye. Igitambo cyaba ngaba nibo ngiye uyu munsi. Ese nge ndi gutamba iki kugira ngo abazaza nyuma yanjye nabo babashe kuba babona urumuri rutazimiyeho, ahubwo rugakomeza rukogera rukazagera ku ndunduro y'isi. Igitambo rero bagaragu ba Allah, niba wowe utemera uyu munsi kwakira riske y'ubuzima, nta nubwo ari wakira idini mu buzima. Uyu munsi wa none ahangaha niba utari tayari gutakaza icyubahiro cyawe, nta nubwo uteze kuba umuyisilamu nyakuri mu buryo buhamye. Niba utari tayari kuba wasuzugurwa, kuba wacibwa amazi, kuba watukwa, kuba wasebwa, yani ibyo byose bagaragu ba Allah. Umuhanga yavuze amagambo meza avuga ngo iyo ushaka ibyishimo wiyima ibyishimo. Magambo akomeye cyane. Uyu munsi wa none ahangaha dufite ingero nziza. Rasul sallallahu alayhi wasallam uyu munezero yari awushaka wo kubona umukobwa we ari mu rugo kandi atekanye, ntekereza ko ntawe utabishima muri twese, ariko yiyimye ibyishimo by'agahe gato kugira ngo azabone ibyishimo by'igihe kirekire. Yaba ari fi dunya Rasul agarutse akerekwa ababaye abayisilamu nyuma ye, uyu Ruqayya aramutse aje akerekwa ababaye abayisilamu nyuma ye, wallahi yabona yuko icyo yatakaje cyari giciriritse ku cyo yabonye. Uzi icyo ashaka ntababazwa n'icyo yagitangaho. Uzi agaciro k'icyo ashaka ntago areba igiciro cy'icyo agitakazaho. Naam, ntibizagutangaze, ntuzatangare no kubona hari ushobora gutanga byose agamije kuzagera kuri byose. Hari uwiyima uyu munsi kugira ngo azarye ejo, ntibishoboka, ntibiriho. Twese siko tubayeho mu buzima bwa buri munsi. Kavuga uti uyu munsi ndarya gutya, ndarya ibyo ntakunze kugira ngo ejo nzarye ibyo nkunze. Ibi ngibi niko natwe twakagombye ko tunabirebera mu mboni y'Ubuislamu. Uyu munsi ngiye kujya mu garage nandure senabi kugira ngo nimugoroba nze kubona ishati nza kuza kugura ejo nzatahana ubukwe. Ntemera uyu munsi nje mu byondo senabi nsigwe vidange nsigwe kubw'icyubahiro ngambiriye, kubw'ineza ngambiriye iri inyuma y'uyu munsi ndimo uyu munsi. Niyo mpamvu umuhanga avuga ngo fata itoroshi ry'ubuzima urimurikishe mu cyerekezo werekezamo, urikoreshe kuri uyu munsi uriho. Mu bundi buryo twese turazi itoroshi. Itoroshi rimurika aho uhagaze cyangwa rimurika aho werekeje? Rimurika aho werekeje. Aho uhagaze hashobora kuba hari iki? Hari umwijima, tuba turumvikana. Ariko kubwo kubona yuko hari urumuri ruri imbere, ntukangwe n'umwijima w'uyu munsi, ntukangwe n'umwijima uhagazemo, ahubwo ugakomeza kureba rwa rumuri rukuri imbere, akarurangarizaho amaso yawe, akaribwo wowe ukomeza gutwarwa narwo paka igihe ugereye ku ntego. Siko bigenda hari. Umwijima wabo mu gihe cyabo nirwo rumuri rwacu mu gihe cyacu, n'urumuri rwacu mu gihe cyacu rwari rukwiriye kuba ari urumuri rutagomba kuzimangatinira kuri twebwe, ahubwo tugafasha abazaza nyuma yacu, habaho ukwitanga no kwigomwa no kudatuma bidusigariraho gusa, no kutaba urukuta ruzigate, yani rutuma rwa rumuri rudakomeza kwegera inyuma tukaba bariyeri yarwo, ahubwo turutambutse. Niyo byatwara byinshi byacu, ariko tuzi neza yuko bagaragwa Allah ejo habe heza mbigizemo uruhare. Uyu ni Ruqayya.
washoboraga kubwira Muhammad akamubwira ati yewe Muhammad rwose uransenye papa wanjye uransenye ariko umukobwa we soko atekereza aratekerereza mu mitekerereze ya se arareba akareba uyu munsi guhagarara mu mwijima akamurika ejo ari byo bifite agaciro kurusha kumurika uyu munsi aho ahagaze ejo hijimye imbere ye umukobwa wa gatatu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam uyu Utba amaze kwirukana Ruqayya umukobwa w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam Ruqayya yaje mu rugo ariko inkuru tubwira yuko ura Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yari umugabo wagiraga amasoni cyane ku rwego rwo hejuru kugeza nubwo muri hadith twabiganiriyeho ariko reka nongere mbigarukeho intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yarishanye na Aisha mu rugo rwayo maze Abu Bakr intumwa y'Imana yari uburyo yari yicayemo bivugwa ko ikibero cyayo cyari kiri hanze cyangwa se umurundi wayo wari uri hanze turumvikana Islam ni ukuvuga ngo uburyo yari yicaye niba yambaye igikoyi hari ahantu hagaragaraga ku mubiri wayo so ati ni ibibero cyangwa se niki cyangwa se ni umurundi intumwa y'Imana yicaye Abu Bakr Siddiq asaba uburenganzira bwo kwinjira intumwa y'Imana imuha uburenganzira bwo kwinjira araza aricara intumwa y'Imana ikomeza kwicara kwa kundi yari yicaye ikomeza no kuganiriza Aisha niwe utubwira mu kandi kanya hashize umwanya Umar ibn al-Khattab arakomanga intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iheza uburenganzira Umar ibn al-Khattab bwo kwinjira aricara hashize akanya katari gato bagaragu Allah فإذا عثمان بن عفان يطرق الباب أكو كان عثمان بن عفان نورا كومانغا بريكم ينورغور بريكم ينا أبو بكر ndesina عمر عائشة راهو ngaho ari marareba icyo cyicaro ari marareba ubwo byo biganira kurikirana intumwa y'Imana bazati man ala albab ninduri ku muryango Uthman aravuga ati Uthman ibn Affan intumwa y'Imana ibanza kwicara neza imaze kwitunganya neza imuheza uburenganzira bwo kwicara Uthman araza aricara baraganira Aisha لاحظت yabonye ibidasanzwe ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam intumwa y'Imana ubwo abasahaba bagendaga Abu Bakr akagenda Umar akagenda Uthman akagenda intumwa y'Imana Aisha yise yihutira gusobanuza intumwa y'Imana ya Rasulullah Abu Bakr yasabye uburenganzira bwo kwinjira komeza kwicara uko ari wicaye ntiwagira icyo witaho araza muraganira Umar ibn al-Khattab araza nawe muri yashusho Abu Bakr nanone umuheza uburenganzira bwo kwinjira falamma taraqa Uthman ariko ubwo Uthman yicara yakomangaga agasaba uburenganzira bwo kwicara bwo kwinjira jalasta wa sawaita thawabak wicaye utunganya umwenda wawe neza oranje umubona kumuheza uburenganzira niki cyabiguteye we ntumwa y'Imana ntumwa y'Imana ambwiye ati awama astahi min rajulin tastahi minhum almalaika ngo ese yewe Aisha ni gute ntagirira isoni umugabo abamarayika bagirira isoni umugabo abamarayika bagirira isoni niwe bita Uthman dhun-nurayn nyiri murebyiri niwe bita Uthman wagiraga isoni kurusha abandi basahaba bose nkuko ahadith zitandukanye z'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam zibitubwira kandi intumwa y'Imana tubwiye yuko al-haya'u la ya'ti illa bi khair kugira isoni nta kindi bikururira umuntu wese kuzana ibyiza gusa kuri intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yabashiye kuba yatuganiriza no kutubwira uyu Uthman rero yari yarifuje kurongora Ruqayya ariko itinya kuba yabivuga kubwisoni zayo kubwisoni ze turikuyanirana kugeza ubwo intumwa y'Imana yamushingiye Utba amaze gutanga talaq amaze kwirukana Ruqayya umusahaba yagiye guhereza inkuru nziza Uthman amubwira ati ya Uthman igihe cyawe kirageze daya igihe cyawe kirageze ati se kandi habaye iki ati umukobwa w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam amaze guhabwa talaq Uthman yari inkuru nziza kuri we Islam niyo mu buzima ibyago byabamwe n'ibyishimo by'abandi ko niko ishushanyije bure ubabara kubera ko hari ubishimiye kubabara kwawe hari ubifitemo inyungu ashobora kutishima byo gukoma amashyi ariko hari inyungu runaka ashobora kuba agiye kugira gute kwibona mu bwo nibwo buzima niko bushushanyije Islam nta nubwo ushobora guhindura sunnat al-haya kubera ko kurwara kwawe ni inyungu zandi za muganga ni inyungu za pharmacy sikomeza hari buriya imodoka yawe uri kuyigenda mu mashallah ukatukubishaka siraha kuri wowe ariko ipfuye ni inyungu zandi za mekanisiye nibyo byishimo bye buriya ubujiji bw'abantu
ubujiji bw'abantu niyo nyungu yande ya mwarimu kuko arya kubera ko wabaye injiji mwese mubaye abahanga yakwicwa n'inzara ariko Allah subhanahu wa ta'ala ibyo yimye abangaba yabihayeho umugisha bano abangaba ibyo yimye bagaba nababiheraho umugisha abangaba uko nuko ni kwisi shushanje abayisilamu Uthman ibn Affan yari inkuru nziza kuri we ariko yari inkuru ibabaje ku bandi bumvishije yuko umukobwa w'intumwa y'Imana agize gute yirukanwe ako kanya bagaragu ba Allah Uthman ntabwo yongeye gutinza ngo bitaza bikamera nk'ibya mbere ese yirukanka ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam asaba intumwa y'Imana ko yamushyingira intumwa y'Imana itamushyingira Ruqayya radiyallahu anha aza kuza kwimukana Uthman ibn Affan ari mu bantu bake bimutse ku kubitiro bava hehe bava Habasha bava Imaka bajya Habasha ariko mina Ja'far ibn Abi Talib ariko mwe n'abandi basahaba batandukanye Uthman ibn Affan yimukanye n'umugore we nde Ruqayya baza kwimukira i Madina bahamari Imaka bahamari igihe nyuma baza kuza kugaruka hehe i Madina hashize igihe bagaragu ba Allah intumwa y'Imana imaze kugera i Madina مريضة ورسول صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر uyu Ruqayya yaje kuza kurwara intumwa y'Imana yari mu myiteguro igendanye n'urugamba rwa Badri fakhallafa عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان intumwa y'Imana ibonye ko umukobwa wayo arwaye kandi arembye iha uburenganzira Uthman bwo kutitabira urugamba agasigara yita ku rugo rwe ndetse akanita ku busugire bw'umujyi wa Madina muri rusange nk'igihugu cya Islam Uislamu bwayo bumaze kubona فتوفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر في شهر رمضان ويمبزي رقية ياجي كوزا كويتا بمانا intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iri mu rugamba rwa Badri hari mu kwezi gutagatifu kwa Ramadan uwo ni Ruqayya umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam umukobwa wa gatatu w'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yitwa Ummul Kulthum فهي البنت الثالثة من بنات النبي صلى الله عليه وسلم نمكوبغ وقتت مكوبغ بن إيمان صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان بعد أختها رقية وماتت عنده ويو أم كلثوم nyuma yuko ubundi akuna amateka yarameze kugira ngo wenda tuze kubyumva neza kugira ngo ndabona umwanditsi atarabishyize mu gitabo ariko insha Allah nzi neza ko imbere biriyo Ruqayya ndetse na Kulthum bari barashyingiwe ntacyo tuba dupfana nabo uwo dufite icyo dupfana nawe ninde ni umukobwa wawe biri gusobanuka neza mu kumushyingira rero bagaragu ba Allah umwe yamushyingiye Utba niba ntibeshye undi bamushyingira Utba ibn Abi Lahab na Utayba ibn Abi Lahab ubwo ayi maze kumanuka yahise ajya ku bahungu arabwira ati mwirukana abo bakobwa b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam barabirukana Uthman yabanza gushyingiranwa nande na Ruqayya nyine mu mateka y'isi nk'umugore cyangwa se nk'umugabo washyingiwe abakobwa babiri b'intumwa mu ntumwa z'Imana sallallahu wasalamuhu alayhi niyo wenyine wizigamiye aya mateka bagaragu ba Allah abasahaba kuva umunsi batangiye kumwita Dhunnurayn nyiri muri ebyiri urumuri rwa mbere ni Ruqayya urumuri rwa kabiri ni Kulthum nawe rero yaje kuza kwitaba Imana bidatinze ntago bamaranye igihe kirekire nanone aza kuza kwitaba Imana intumwa y'Imana sallallahu wasalamuhu alayhi iza kubwira Uthman amubwira ati Uthman wallahi niyo nza kugira umukobwa wa gatatu nawe mba mugushyingiye yewe Uthman biragaragaza urukundo rwari hagati y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam n'abasahaba bayo by'umwihariko n'abakwe bayo sallallahu wasalamuhu alayhi umukobwa wa nyuma cyangwa se uwa kane mu rubyaro rwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ni Fatima umukobwa we Fatima ni umukobwa ufite amateka magari maremare ntekereza ko kogoga amateka yatari ikintu cyoroheje ariko tuzamwigaho byinshi ko Allah azagenda dushoboza wa amma Fatimatun naho Fatima fahiya akhir banati nabi sallallahu alaihi wasallam niyo mukobwa wa nyuma w'intumwa y'Imana sallallahu wasalamuhu alayhi وأحبهن إليه كان نوي نمغي إيمان يكون لك كل شباندي مريبوس ولدت يفوت سنة 41 من مولده يفوت نمغي إيمان في تمياك ملونغوين نومني يفوت نمغي إيمان في تمياك ملونغوين نومني وماتت بعد 6 أشهر
aza kuza kwitaba Imana uyu Fatima yitabye Imana nyuma y'uko intumwa y'Imana yitabye Imana ho amezi 6 akaba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari yaramushingiye Ali ibn Abi Talib yamushingiye Ali ibn Abi Talib turavuga kanu kamwe insha Allah ta'ala kubigendanye n'imibanire noneho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'aba bakobwa wenda insha Allah ta'ala ku gihe kizagenda kitwemerera turagenda noneho tukomeza kuganira nkuko twagiye tuganira mu bihe byatambutse kubigendanye n'imibanire y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'abagore be nako tuzabigenza ku mibanire y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'abakobwa be ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala icyambere bagaragu ba Allah kana sallallahu alayhi wasallam yakhtaru lahum al-asma'ul hasana icyambere bagaragu ba Allah nk'uburenganzira umwana afite ku mubyeyi we no kumuhitiramo izina ryiza iyo twitegereje iyi liste y'abakobwa b'intumwa y'Imana iyi liste y'abahungu b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam dusanga ari amazina meza afite ubusobanuro bwiza akaba yanagira n'amateka meza mu mateka y'abatubanjirije salawatullah radiyallahu anhum jami'an الناظر في أسماء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وكي تجلس كمسنا يا بان بن إيمان صلى الله عليه وسلم يجدها كلها أسماء حسنة جميلة أسانغرا مزنا ميزا أرى مزنا ميزا كبصوا نورو أرى مزنا ميزا كمتيري أرى مزنا ميزا ترى مجنورانو أرى مزنا ميزا ترى هيا تكويتا كل يومونس aho wasangaga ababyeyi mu bihe byatambutse yaritaga izina ashingiye ku bibazo afitanye n'akanaka yaritaga izina ashingiye ku buzima arimo runaka yaritaga izina ashingiye ku bukene arimo cyangwa se indi mpamvu yihishe imboni z'abantu ariko muri we hari cyagambiriye nk'uyu mwana akaba yamwita izina hari amateka runaka hari ibintu runaka agambiriye muri we ariko uyu munsi bagaragwa Allah birasa nkaho bigenda bisobanuka waqad kana nabiy sallallahu alayhi wasallam yahuthu ala al-asma' al-hasana kandi ntumwa y'Imana yadushishikarizaga kwita amazina meza uyughayyiru al-asma' al-qabiha kandi yagiye ahindurira benshi mu bantu nkuko twabibonye mu bagore be harawe yahinduriye abaje bitwa Barra abahindurira amazina abaje bitwa andi mazina atandukanye Rasul sallallahu alayhi wasallam akagenda bahindura amazina akayagira amazina meza rero intumwa y'Imana yagiye ihindura amazina menshi mabi yarariho mu gihe cye ikagenda yahindura ibita amazina meza qala Sufyan ath-Thawri rahimahullah umwe mu bamenyi b'idini aratubwira ati kana yuqal haqqul walad ala walidihi أن يحسن اسمه وأن يزوجه إذا بلغ وأن يحججه وأن يحسن أدبه سفيان الثوري مجتب كتاب العيال كان ابن أبي الدنيا كل باجي جانا مليون بنرمي avuga amagambo akomeye avuga ngo byajyaga bivugwa yuko mukuri umwana afite kuri se mukuri umwana afite ku mubyeyi icyambere no kumuhitiramo izina ryiza kumuhitiramo izina ryiza kivuka ntago byemewe nta nubwo biba bikwiriye yuko umubyeyi yakwita umwana w'izina ribi ryaba ari izina ribi mu mateka ryaba ari izina ribi kuki kubusobanuro ntago umuntu yabyara umwana ngo amwite Firaun ntago umuntu yabyara umwana ngo amwite Iblis ntawabyara umwana ngo amwite Qarun Harun nako Qarun ntawabyara umwana ngo amwite Namruda ntawabyara umwana ngo amwite Abi Lahab ntawabyara umwana ngo amwite Abu Jahal kubera ko yo amazina yagize amateka mabi yanduye turi kujyanirana ariko nanone nta wemerewe kuba yakwita amazina y'amagenurano bagaragwa Allah amazina agambiriye nabi atagambiriye neza nko bamwe mu babyeyi ujya kumva amazina y'ibinyarwanda cyane cyane ugasanga arabwira umuturanyi ugasanga arabwira famiye ye ugasanga arasa nkaho abwira uyu mwana uvutse agatangira yani hari igihe usanga umwana nawe ubwatewe ipfunwe n'izina afite ugasanga muri we ntago ari mu nsharaha sadr ntago gituza cye cyagutse igihe yumvishije hari umuhamagaye mu zina rye bwite ayo mpamvu ujya gusanga namwe mu mazina umuntu aragerageza kuyacamo ibice kugira ngo atumvikana yose kubwo kubazi neza icyihishe inyuma y'amazina yiswe uyu ni umwanda bagaragwa Allah abantu bagomba kuvamo iri ni icuraburindi ry'umwijima abantu bagomba kongera kumurikirwa n'Ubuislamu bakongera bakerekwa yuko guhitiramo abana amazina ari ukubahuguza amazina mabi icyakabiri
wa an yuzawwijahu idha balagha nanone kandi mu burenganzira umwana afite ku mubyeyi we nukumushyingira igihe yakuze kamushyingira ukamuba hafi ukamukorera ibisabwa byose ukamworohereza mu byo akeneye byose kugira ngo abashe kuba yashyingirwa mu igihe cye cyageze wa an yuhjijahu ndetse no kumwigisha idini kabona hujja kamwigisha idini agasobanukirwa akamenya byinshi kubigendanye n'idini rye bizamutabara bikanamufasha no kuri sinse no kumunsi w'imperuka. Icyanyuma wa an yuhsina adabahu kumutoza ikinyabupfura cyiza. Umwana wawe nubona hari amanyanga arimo ukagerageza kumukebura hakiri kare. Niba hari ikinyabupfura kitari kugenda neza ubona hari ahatangiye gutakaza ikinyabupfura n'ubumuntu mukebura hakiri kare umutoza umuco ukwiriye kuko uyu mwana niwe wowe ejo. Uyu mwana niwe wowe ejo. Nuramuka wanduje amateka ye uyu munsi azanduza yawe ubwikubye kabiri ejo. Nuramuka utamutoje ikinyabupfura hakiri kare azakuburira ikinyabupfura mu busaza bwawe. Niyo mpamvu uyu munsi rera umwana wawe nkaho ari umutungo uri kuzigama uzakungura mu bihe biri imbere kuko uyu ni umutungo bagaragwa Allah. Nta n'ibyishimo ushobora kugira ku mwana igihe utamutoje ikinyabupfura gikwiye. Ariko iyo watoje umwana wawe ikinyabupfura gikwiye ubuzima uko bwaguhinduka umwana ntaguhinduka. Iyo watoje umwana wawe ikinyabupfura gikwiye uko ibihe byakomera umwana azari inyoroshyo kuri bwo ntagaza aje kukuremereza. Iyo watoje umwana wawe ikinyabupfura gikwiye ntagafatikanya n'ibihurimo ngo aza kurwanye ahubwo afatanya nawe kugira ngo murwanye ibihe. Niyo mpamvu bagaragwa Allah aba bamenyi batubanjirije bari bazi igisobanuro cy'ibi ngibi tumaze kuvuga ndetse intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam nk'uwari imbonera mu bemeramana we yari yarabifashe ku kubitiro kuko twagombaga kumwiga tunamwigana atubera indorerwamo y'igihe kirekire anatubera utureberera aho tutareba kugira ngo natwe tuzabona aho duhera duhitiramo abana bacu amazina meza. Yureba Qasim, yureba Ibrahim, yureba Abdullah, yumva Zainab, yumva Kulthum, yumva Ruqayya, yumva Fatima, ni asma'un jamila na amazina meza bagaragu ba Allah. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yari yarahitiyemo abana be hamwe n'ubuzima bugoye intumwa y'Imana yari irimo ariko yatangije ihitamo abana. Aba bana ntabwo bagomba kuragwa umuruho wawe. Aba bana ntabwo bagomba kuragwa umvune yawe. Ibyo warimo ni ubuzima bwawe bwarangiye, reka aba bana batangire page nshya y'ubuzima bwabo. Nubwo uri mu bihe by'amage, nubwo uri mu bibazo, fata umwana wawe umwite cyizere, ahorane icyizere, ndetse nawe umugirire w'icyizere cyo kuvuga ngo ejo heza insha Allah. Kugira ngo umwana wawe mwite byago, mwite makuba, mwite mateso, mwite n'andi mazina nk'ayo ngayo agaragaza situation y'ubuzima urimo, wallahi ni khiyana. ubu bwaba ari ubuhemu. Ndasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushira muri babandi bumva amagambo bakurikiza meza muri yo. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kwiga no kwigana ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Allah murikira imitima yacu ndamurikira imitima y'abana bacu n'urubyaro rwacu, abadukomokaho n'abo dukomokaho. Allah bamurikire mu bwenge bwabo ndetse n'ibitekerezo byabo, anatumurikire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Allah guduhe gushyira hamwe no gusenyera umugozi umwe, aturinde umwiryanaho waturuka hariho hose, aturinde kugeragezwa hano kuri iyi si mu nda y'isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yakomeza kuturebesha ijisho ry'impuhwe, aduha ibyiza by'isi, aduha ibyiza byo mu nda y'isi, by'umwihariko azaduha icyubahiro, ikuzo n'ishimwe igihe tuzaba twahingutse imbere ye, dutabarukanye ishema n'isheja kubwo kwitwarika neza tuzaba twararanzwe nako mu buzima bwacu bwa buri munsi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.